Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije igitondo cyiza ku bari muri burasirazuba bwa Afurika kuko amasaha agenda kimwe ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye by'i Burayi duhuza amasaha n'uburasirazuba bwa Afurika. Nizere ko mumeze neza. Iyi ni Umuco Wacu TV ndetse na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Ngenda umushakamba Maurice tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amakuru kandi bagezaho mfatanije na mugenzi wanjye Sentama waramutse ute? Mwaramutse neza umushakamba, namwe mwaramutse? Yego natwe twaramutse amahoro. Reka twinjire mu makuru yacu, ariko mbere yo kugira ngo tuyinjiremo bwana mushakamba, hari akantu kabaye muri Azerbaijan gashimishije cyane. Nibyo rwose, ngira ngo abakaho wenda ifoto nibwo ikijya hanze abantu ntibarayibona. Abantu ntibarayibona ariko iyi foto irashimishije. Abarundi n'abanyarwanda ni ifoto iratuma bongera kumwenyura cyangwa bashyira agatima impembero. Ego ubundi abarundi n'abanyarwanda ni bamwe. Ni bamwe cyane. Ni ifoto ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame asuhuza visi perezida w'u Burundi Prosper Bazombanza. Rwose bahanye umukono, abantu babonye iyi foto baramwenyura cyane ko nabo ubwabo ubona ko basuhuzanyije bamwenyura baseka cyane rwose. Ariko ubu icyo nibajije, ntabwo nibajije kuri iyi foto, nibajije yaba ari Kisekedi aba yirutse bwana mushaka. uvuga uti yaba ari Muyaya ubu ngubu aba yagiye kwihisha cyangwa undi muntu mu minisitiri wo muri Kongo aba yagiye kwihisha rwose, aba yirutse. ngira ngo niba abantu babyibuka na hariya kunuza niko byagenze mu Bufaransa. Kisekedi yarirukanse ahita ava no mu nama Reka n'ibiryo tuba tubivuga duseka, ariko biba bifite icyo bisobanuye. Gusa ku Burundi bisobanuye ikintu cyiza. Biragaragaza ko ubuvandimwe bw'abarundi n'abanyarwanda nubwo hajya hazamo udutotsi, ariko isaha n'isaha byakongera bikagenda neza. nibyo ibyo uvuga nibyo, bishobora ku umwanya uwo ari wo wose byaba bizima byagaruka bigatungana, abantu bakongera bagahahirana bakagenderanira mu buryo bworoshye kandi buzima bagasabana. Yego, urabona ko rwose iyo abayobozi bahura kuriya bagasuhuzanya n'icyizere, biriya bitanga icyizere bwana mushakamba. ubundi Kidobya ngo yabaye wa muntu wanze ibiryo. Yanze ibiryo, ese hari icyo akazanga? nawe yariyanze. Reka dukomeze birebera ingingo zituzanye. Yego. Ntabwo dufite ingingo nyinshi, dufite ingingo ebyiri. Yego. Ingingo ya mbere, M23 yakebuye ibiganiro bya Rwanda biyisaba kubahiriza agahenge itahagarariwemo. Ingingo ya kabiri, M23 kongera abasirikare bayo mu kigo cya Rumangabo bibabariza iki sosiyete sivile ya Goma. Izi ngingo ebyiri tugiye kuganiraho bwana mushakamba. Tudatinze rero reka dutangire n'iri yibanza. Yego. M23 yakebuye ibiganiro by'i Rwanda. Yabikebuye, kubikebura nta kundi, ifite icyo yabivuzeho. Ariko ngira ngo wabivuzeho ni umuyobozi. Ni umuyobozi perezida wa M23 kandi nta wundi ni bwana Bertrand Bisimwa. Akaba rero yagize icyo abivugaho. Ngira ngo muri make twareba icyo Bertrand Bisimwa yabivuzeho. Ngira ngo wenda turabanza tubivugeho gakeya, ubundi tuze kubigarukamo akantu ku kandi. Ubutumwa buri mu Gifaransa kugira wenda mu Kinyarwanda batagira ngo twabanje kubuhindura cyangwa gushyiramo ibyacu. Ubu nabwegeranye ubutumwa buri mu Gifaransa bwa Bisimwa. Ariko abantu icyo bagomba kumenya ni uko navuga ngo M23 yasubije yitonze kandi yirinze kugira uwihutaza, igaragaza n'ingingo zirengera cyane ko uyu munsi ariyo amahanga ari gushyira mu majwi. Ndetse na Angola yararakaye. M23 yigereye Walikale, yafashe ibice byo muri Walikale, Angola irababara, ariko M23 iraceceka ntiyahita basubiza, iritonda rwose iricecekera. Amerika nayo irasakuza. None Bertrand Bisimwa yagize ati ibyo mwigira byose, ibyo biganiro by'abantu babiri bifata imyanzuro ku bantu batatu ntabwo byemewe cyangwa se binyuranyije n'amategeko
amasezerano ya ONU, ati rwose amasezerano y'i Geneve ibyo bintu arabihakana, avuga ko niba abantu babiri barimo kuganira ku myanzuro izagera ku bantu batatu cyangwa bizasaba ko abantu batatu bayishyira mu bikorwa, uwo muntu wa gatatu nawe agomba kuba hari, Bwana Sentama, nawe akahaba akagaragaza ibitekerezo bye ndetse n'impamvu ze. Rero imirwano yakubitaga, M23 igafata ahantu bagasakuza, M23 ikiyoruganiza bagasakuza, none babasubije mu buryo bwa gipfura cyangwa se bwa kinyamwuga. Bwana Sentama. Nibyo Bwana Mushakamba yaberetse ko ibyo babarega aribo bishyiriyeho amabwiriza n'amahame abigenga, none bakaba babaye n'abambere kuyarengaho bayubahiriza, aho barega M23 kandi yo nta kibazo ifite, ahubwo ufite ikibazo ari uyirega ko ayirega ibintu bibogamye, bibangamye, bidahuye n'amahame agenderwaho, amahame mpuzamahanga. Ngira ngo Bwana Sentama, mbere y'uko tugira ku nyandiko ya Bisimwa, nko kubabwira ati muvuga kenshi mukagira ngo twebwe turi ibigoryi ntituzi kuvuga cyangwa nta ngingo ziturengera tuba dufite. Ikindi bifite icyo bisobanuye ku Rwanda turi buze kugarukaho nyuma y'uko ubisomye, tubivuze muri rusange byose. Ikindi nanone bikagira ikindi bisobanuye kuri Kongo, kandi cyane kuri Kongo bifite icyo bibwira Kongo ikwiye gukanguka ikava mu nzitwazo z'amafuti igenda yitwaza, kwitwaza ko yaganiriye n'u Rwanda ikumva ko M23 izakuruza rebra cyangwa se izifata amapfubyi ntirwane. Ibyo nibyo ibyo uvuga nibyo Bwana Mushakamba. Yego. Reka rero tujye ku butumwa. Ubutumwa bunyujije kuri Twitter. Yego. Ubutumwa buragira buti: pour comprendre un traité de paix, une convention ou un accord de cessez-le-feu entre deux parties, il est impérieux d'appréhender d'abord l'un de ces deux principes fondamentaux, le principe de la non-opposabilité au tiers. Ukuvuga kugira ngo wumve neza imishyikirano, ibintu abantu bumvikanyeho, umushyikirano w'amahoro, icyo abantu bemeranijweho kijyanye no kugarura amahoro no guhagarika imirwano hagati y'abantu babiri barwana, ni ngombwa ko ubanza ukumva by'ibanze, ubanza ukumva buri rimwe muri aya mahame, ukabanza ukumva iri hamwe. Yego. hano bivuga ngo kutanyuranya n'undi. Ni ukuvuga niba baragize amasezerano yo guhagarika imirwano, noneho buri umwe kugira ngo bigende neza bagomba kumva ko ibyo akora bigomba kugendera ku ihame ryo kutanyuranya n'uwo bagiranye amasezerano. Yego. Noneho rero bivuze ngo hagati y'abariya babiri barwana, ibyo bakora nta nubwo bigomba kuba bibangamiye uwa gatatu, kuko urumva ntibaba bamuzanyemo, haba harimo babiri. Yego. habaho gushyikirana kwa babiri, noneho barashyikiranye. Ntabwo rero imishyikirano yabo ikwiriye kubangamira undi wa gatatu batigeze bazana muri ya masezerano. Uwo wa gatatu babyumve neza ni M23. Birumvikana. Kandi ngira ngo na Bertrand Bisimwe n'ibyashatse kuvuga. Yego. Ngo selon le droit, hakurikijwe uburenganzira, un accord entre deux personnes physiques ou morales, qu'il s'agisse d'un contrat ou d'un partenariat, ne peut lier une tierce personne que si celle-ci y adhère explicitement. Aya ni amategeko Bwana Mushaka. Ngo
hakurikijwe amategeko cyangwa n'uburenganzira dushatse twabuvuga. yego nta na rimwe ubwumvikane hagati y'abantu babiri niyo yaba ari kontaro cyangwa se ari ubwumvikane bw'imikoranire, nta na rimwe iyo kontaro cyangwa ubwumvikane bw'imikoranire ikwiriye gukururiramo undi muntu wa gatatu, kereka abaye nawe yarabigiyemo mu buryo bugaragara. Ni ukuvuga, reka wenda dufate urugero rwa rubanda. Dufashe urugero rwa rubanda nibwo abantu baza kubyumva neza ko nabyo turimo tuvugaho. Ni ukuvuga, i Rwanda haganira abantu babiri. yego hari intumwa z'u Rwanda, hari n'intumwa za Kongo. ubwo turafata u Rwanda dufate na Kongo. ni ukuvuga, ibyo bumvikanye byari bikwiye kuba bireba ziriya mpande zombi ebyiri, yego bidakururiramo undi muntu wa gatatu kuko ntawe bazanye. ni icyangaha Bisimwa ashaka kuvuga. noneho reka dukomeze. Cela signifie que la tierce personne doit donner son consentement explicite pour être lié par les termes de l'accord. Uvuga ngo ibi bisobanuye ko umuntu wa gatatu babaye bamuzanyemo nawe akwiriye kuzamo, ariko noneho akazamo nawe afite ibitekerezo byazanyemo, kandi noneho akajyamo kubera gushaka kwe, ntakururirwemo n'undi muntu, ahubwo ajyemo kuko we bimuturutse ku mutima yabishatse. yego kandi noneho ngira ngo ibi ngibi Bertrand Bisimwa avuga ni ukuri, iyo ubigereranije na ubona imyanzuro y'u Rwanda, yego dukunda no kuyisesengura, ujya ubona yasinyweho n'impande zingahe? impande ebyiri twavuga zihanganye, yego, zifitanye ibibazo, ndetse n'umuhuza. umuhuza azamo kuko ari umuhuza, burya aba ameze nk'umuhamya w'uko ibintu byabaye. ni umuhamya, ni umugabo. noneho rero ntabwo uretse bariya abantu baba banditsemo baba banabisinye, nta wundi bakwiriye gushyiramo muri biriya bintu, nta wundi bikwiriye kureba, nta wundi bakwiye kubaza kubishyira mu bikorwa. ziriya mpande zombi nizo bireba, nizo bireba. yego ntabwo hakwiriye kujyamo undi muntu. nyabona ibyo bisobanuro by'ibyo Bisimwa avuga aha ngaha. yego selon le droit international, hakurikijwe amategeko mpuzamahanga, un accord entre deux états, amasezerano hagati y'ibihugu bibiri, yego ibyo bashobora kwita traité, accord cyangwa convention niko babyita mu gifaransa, ne peut lier une tierce partie sans son consentement explicite. ni ukuvuga ngo amasezerano hagati y'ibihugu bibiri y'impande ebyiri nta na rimwe akwiriye kureba undi muntu wa gatatu, areba gusa za mpande ebyiri zayagiyemo. yego ubwo uruhande rwa gatatu ntirukwiriye kuzamo kuko ruba rutarabigizemo uruhare. sinzi niba uhumva aha ngaha cyangwa niba hasobanuka neza. harumvikana. yego, c'est le principe de l'effet relatif. ibyo babyita effet relatif. ni ukuvuga ku effet relatif, ni ukuvuga ni ukuguhamagara mu bintu wowe wemeye kujyamo wagiyemo. ibyo utagiyemo ntibakwiriye kubibazwa, nta n'uruhare ukwiriye kubigiramo rundi. yego noneho effet relatif de traité, ni ukuvuga amasezerano areba gusa ba bandi bayagizemo uruhare. noneho akavuga ni ashobora kuba yabikuye mu gitabo cya convention de Vienne. Vienne ni mu Busuwisi.
convention de Vienne, article 34 de la ingingo ya 34 y'ubwumvikane bw'i Vienne ku burenganzira bw'amasezerano ku bwumvikane cyangwa bw'amasezerano bikaba byaragiyeho 1969. Noneho akomeza asobanura agaragaza ariya mahame ngenderwaho. Yego, amahame agera muri abiri, ariko hari n'akora exception, ukuvuga ntabwo aba agengwa n'itegeko runaka. Principe ya mbere ni un traité ne crée de droits et obligations qu'entre les états parties. Ni ukuvuga muri make amasezerano areba bya bihugu gusa byayashyizeho umukono cyangwa se za mpande zashyizeho umukono. Yego, n'abandi ntabwo baba bareba. Ikindi, irindi hame rya kabiri ngo une tierce partie ne peut pas être liée sans son consentement. Ni ukuvuga niba hari amasezerano yabaye hagati y'impande ebyiri, ntabwo ari amasezerano akwiriye gukururiramo urundi ruhande rwa gatatu rutagishijwe inama, rutabajijwe ngo rugire icyo rubivugaho. Ibi rero ubishyize mu mwanya wa M23 Bertrand Bisimwa ayobora, ni ukuvuga niba M23 nta muntu bicaranye ku meza y'ibiganiro ngo baganire bagire ibyo bumvikana, nta n'ikindi bakagombye kuyibaza cyane rwose. nicyo ashatse kuvuga aha ngaha. Ni no kubwirira abari iriya miryango mpuzamahanga cyangwa se bariya biriya bihugu, ubundi muratubwira kubahiriza agahenge, mutubwira ngo ntitwakubahirije, twigeze tugasinya. Twagasinyanye nande ko mutubwira ngo twoye kurwana, kandi abemeye kurwana kutarwana aribo bari kuturwanya. Twebwe hari uwo twigeze twemerera ko tutazarwana. Suko urumva rero bafite ukuri. Yego, niba nta muntu bo basabye ibiganiro ntibigeze babihabwa. Buriya ni nk'umuntu wakubwira ngo wasabye ibiryo, fata ibi biryo ubirye, kandi ntabyo wamusabye. yego, abaguha ibyiki. Umuntu ntiwamutakiye, ntabwo wamubwiye ngo ufite inzara, yego, bungurira cyangwa agira ute, fata ibi biryo urye. Wabyanga agafata inkoni. Bwana Sentama, biravugwa cyangwa ku nabi. Turaza kwibaza tuti, yego, bisobanuye iki ku Rwanda rushinjwa ko ari rwo rushyigikiye M23, cyangwa se rimwe na rimwe Kongo ivuga ko ruri hariya muri biriya biganiro ruhagarariye M23 rukabihakana, ariko uyu munsi ibivuye muri ibyo biganiro M23 ngira ngo si rimwe si kabiri bivuze iti ibyo ntibitureba, tubirimo ku buryo nk'aho tutabirimo kuko ntabwo twahagarariwe. Ariko u Rwanda narwo ruti ntabwo duhagarariye M23, ariko imyanzuro igasohoka u Rwanda rwayisinyeho ivuga ngo M23 ihagarike imirwano. Bivuze iki ku Rwanda? U Rwanda ruhagarike kongera gusinya ku by'imirwano kubera ko M23 yatangaje yuko ibitahagarariwe, cyangwa se u Rwanda rujye rujya mu bindi birebana na FDL, ariko ibya M23 ibirebana na M23 babirekere M23 na Kongo? Bwana Mushakamba, iki kibazo mbajije ni ikibazo gikomeye kandi cyiza, cyagiye kinabazwa n'abayobozi bakomeye bo mu Rwanda. Ngira ngo Minisitiri Nduhungire yaragisubije, ariko mu by'ukuri iki kibazo ntabwo wagisubiza wirengagije amateka yabayeho. Yego, tubanze kuko amateka atwereka n'impamvu bariya bibeshya iyo Kongo habaye kurwana bakabyitirira u Rwanda. Uko biteye rero ni ukuvuga ubu burasirazuba bwa Kongo ni igice kivuga Ikinyarwanda. yego, ni igice gifite umuco neza uhuye n'uw'Abanyarwanda.
ni igice nanone ushobora gusangamo abakongomani bavuga ikinyarwanda ugasanga bafite abavandimwe mu Rwanda. Ushobora kwibaza uti ibyo biterwa n'iki? Mu 1885 mu nama ya Berlin mu Budage, aho amahanga, ubwo nivuga amahanga wenda ntushyiremo Afurika, i Burayi, baricaye batangira kugabana Afurika. Umwe ati igihugu kimwe kiti genda twaraha, jewe ndatwaraha, genda twaraha, Afurika bayitera imirwe. Noneho ikintu batarebye ntabwo bigeze bareba se aba bantu tugabanye iyi mipaka tugiye gushyiraho, kuko ndaza nko mu rurimi rw'igifaransa niho bishobora kumvikana neza, hariho frontiere culturelle na frontiere sinzi uko nazita, frontiere coloniale ko nazita wenda n'iriya mipaka yashyizweho n'abakoloni, noneho hakabaho n'imipaka ijyanye n'umuco. Ibyo bintu bibiri rero kugira ngo kiriya kibazo cyo kubaho byasabaga ko iyo mipaka ihura. Yego. Aho umupaka ujyanye n'umuco ukatiye akaba ariho nabo bakatira. Ariko bo barabibusanije, ntabwo ibyo bintu byahuye. Ntabwo byahuye, habayeho gukata umupaka aho bawukatiye, bisanga hari imiryango imwe n'imwe, kandi ntabwo ari ku Rwanda gusa, ujya mu bihugu byinshi uzabihabona. Buriya ni uko ibihugu bimwe byamenye ubwenge biravuga biti twebwe aba bantu barabaduhaye n'ubutaka bwabo, reka twemere tubagumane tubahe ubwenegihugu. Ngira ngo iki ngiki hari abantu batagisobanukirwa neza, ariko hari urugero rufatika rwiza cyane nshobora kuguha rwa vuba aha ngaha. Yego. Ngira ngo wakurikiye ikiganiro cya Madame Scovia, n'umuvugizi w'ingabo za FDL. Wumvise ikinyarwanda General Nkurayike avuga? Wagitandukanye n'icy'umunyarwanda? Nta hantu bitandukaniye. Kandi nyamara Nkurayike ntabwo ari umunyarwanda, ni umugande. Ni biriya rero, ni nka biriya. Noneho haza kubamo icyo kibazo. Yego. Noneho ba bantu bakatiye imipaka, Kongo yakoze irindi kosa. Ni ukuvuga abakase imipaka bakoze ikosa, Kongo nayo iragaruka, ubutegetsi bwayo bugenda bukora amakosa, ba bantu bakabafata nk'abanyamahanga. Babitegekwa n'abakase imipaka kuko babikoze babishaka, Bwana Sentama, iyo nkurikije. Bafata nk'abanyamahanga, babita abanyamahanga. Kandi nyamara iyo babisanze abanyamahanga ntabwo bababwira bati noneho mugende kuri ayo mahanga mujyane na gakondo yanyu n'ubutaka bwanyu bw'ubunyamahanga. Icyo rero kikaba ikibazo iyo barwanye rero, kuko bafite umuco nk'uw'abanyarwanda. Abashaka kubirengagiza babita abanyarwanda. Hari ababyica nkana bakabita abanyarwanda kandi babizi neza, ariko hari n'ababiterwa no kutabimenya bakabita abanyarwanda kuko batabizi. Ariko abatabizi ntabwo twabibababarira. Yego. Bakwiye gusoma amateka bakamenya ukuri. Niyo itegeko utarizirira guhana. Noneho ngaruka ku kibazo warumbajije uti bivuze iki ku Rwanda? Icyo bivuze ku Rwanda, njye mbona u Rwanda ntabwo rwareka gushyikirana, ntabwo rwareka ibiganiro nka biriya, cyane ko biriya umuntu urimo agatoki ku kandi atinda bitera u Rwanda. Noneho tugasubira no muri filozofi ya Rwanda. Yego. Ibiganiro bya Rwanda ni hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko mu rwego rwo kugira gute rwo kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Kugira ngo ibingibi Minisitiri Nduhungirehe yarabisobanuye. Ndongera ngo usubize ahantu wigeze gukora ikiganiro wungirije mu bya politiki wa AFCM 23. Yego. AFCM 23, Dr. Barinda. Hari ikintu yakubwiye.
hari ikintu yakubwiye nusubira inyuma muri icyo kiganiro urakibona. Ni ukuvuga ibiganiro bya Rwanda ni hagati y'u Rwanda na Congo, ariko bo ntabwo bazi Rwanda, kuko bo umuhuza wabo bari bazi ni Uhuru Kenyatta. Yego, bivuze ngo ibiganiro bibahuza byakabaye bibera Nairobi muri Kenya. Ntabwo byakabaye bibera i Rwanda. Biriya rero Congo yabikoze nkana izi ko itega imitego, haba umutego n'ubundi uragaruka, akaba ari nko gutera ibuye mu kirere rirazamuka, noneho rukuruzi yarimanura rikakumanukira ku mutwe. Izo Sentama, nkubajije ikindi kibazo, twitege ko mu nama izasubira ya kabiri cyangwa izongera guhuza abaminisitiri ku mpande zombi i Rwanda, izaganira kuri iki kibazo ku buryo cyane ko iyi ngingo y'agahenge ko kuva ku itariki ya 4 z'ukwa munane itigeze yubahirizwa, twizere ko bazongera bakaganira kuri aka gahenge bakagaragaza ko bakoze ikosa mu kwemeza agahenge mu 23 idahari. Njyewe ntabwo mbarebera, ariko ni abahanga, bafite n'abahanga n'ikimenyimenyi banashyizeho n'itsinda rigenzura. Ngira ngo ririya tsinda ryo agaciro karyo kaburijwemo n'ibyo Bisimwa yavuze. Oya, ntabwo kaburijwemo, ahubwo ririmo rirabona akazi. None rizagenzura iki ritemewe kugenda, nta nubwo bemerewe kugera mu bice mu 23 ujye ikontorora ngo bahagenzure? Bazahinjira gute kandi mu 23 itabemerera? Rirakora raporo ritanga raporo. Twabonye barasana biva hano na hano. Rirakora raporo, ibishyikiriza uwaritumye rimuhe raporo, bagaragaze ko hari imbogamizi. Byaba imbogamizi, byaba uko ibintu bimeze, byaba uko babibona. Burya iyo ukora raporo ushyiraho n'akawe, ushyiraho ka gakeregeshwa kawe. Yego, uvuga uti wenda kugira ngo ibintu bimegere neza ndabona byagenda bitya hakorwa. Ariko iyo ndebye muri aya masezerano, yego, cyangwa muri ibi biganiro njya mbona imirwano yumvikanwa ari y'u Rwanda na Congo, by'umwihariko ku mipaka bitandukanye n'iya M23 na FARDC cyangwa na Congo, kubera ko sinzi ukuntu bazambwira ngo harimo ab'u Rwanda hakabamo n'aba Congo n'abangora, ariko hatarimo umuntu wo muri M23. Bwana Mushakamba, ngira ngo usubiye muri iriya nyandiko igaragaza iby'inama ya Rwanda, hari ukuri kubiri ubonamo. Yego, cyangwa se hari ibintu bibiri by'ingenzi ubonamo. Ukuvuga Congo ifite icyo isabwa. Yego, u Rwanda narwo rufite icyo rusabwa. Icyo rusabwa ni iki? Ni ugukuraho ubwirinzi. Yego, kugira ngo Congo yarebaga ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ikadagadwa, kubera uretse n'ubwirinzi bw'u Rwanda ko buba bukomeye burenze kure ubwa AFCM 23 na AFCM 23 ubwayo ihabura Congo. Noneho rero Congo ikavuga iti batubabarire bakureho buriya bwirinzi. N'u Rwanda ruti nimuburizemo nimusenye FDLR. kugira ngo Rwanda rero ibintu bibiri reba nibyo ngibyo. Nibyo ngibyo, ariko sinzi wenda ntabwo turabona n'abantu bagiye muri Rwanda baganira. Wababona dufite n'ikibazo twababaza, cyangwa se bajye banabisobanura. Hari njya mbona baganira n'abanyamakuru hirya hino, ako kantu bashobora kumva bakanagasobanura kuki ceasefire tuzi ko ari ukureka imirwano, guhagarika imirwano, kandi nta mirwano yari ihari kugeza ubwo hagati y'ibihugu byombi. Ntayo n'ubu, ntayo ntayiraba. ngira ngo ahubwo kiriya kintu cy'ubwirinzi, kuvanaho ubwirinzi bw'u Rwanda noneho no gusenya FDLR, ngira ngo ni ibintu by'ingenzi bibiri. Ikindi mbibonaho, yego, bafatira M23 ibyemezo, kubera ko iyo bemeje aka gahenge M23 yirwanye barasakuza. Ngira ngo Angola yaravuze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga,
kandi Angola nk'umuhuza niba bataravuganye batarabeshyeye u Rwanda ko rwemeye batarabwiye u Rwanda ngo emera ko sinya ko hagiye kubaho agahenge, ariko agahenge katari aka M23 na FARDC simbizi, ariko niba M23 ikubita FARDC igafata mu ibice byo muri Warikare Angola igasakuza, bisobanuye ko kari agahenge bavuze ari aka M23 na FARDC. ariko gufatira umuntu icyemezo adahari ni nabyo Bertrand Bisimwa yavuze, ni kwibeshya. ese ubwirwa n'iki ko ibyemezo ufasha byemera? Nta gitekerezo cye kirimo, nta gitekerezo cye kirimo, ntibamugishije inama. kandi noneho yengira ngo Angola hari ibintu ukwiriye gushyiraho umucyo, ko yabatumiye yaganiriye iki nabo, ko ntabyo yigeze itanga. bayihaye kondisiyo y'uko bagomba gusaba ibiganiro, kuko n'ubundi M23 nta kiganira na Angola. Ikigaragara rero niba ari uko nguko, no hagati ya Kongo na Angola harimo ikibazo gikomeye, ahubwo njye ndakibonamo, kuko uburyo nkibonamo n'ubu ngubu ni ukuvuga niba baratumiye intumwa za M23 AFC zikajya hariya zikaganira n'umuhuza, akazigaragariza afite ibyo yababwiye, nabo bafite ibyo bamubwiye kandi bafite ibyo bamusabye, birashoboka. ahubwo biragaragara ko umuhuza arimo nk'indyaye. ese niba bafite ibyo bamusabye yarabibahaye, cyangwa niba atari ubifite mu biganza bye, ahubwo yabemereye ko azabibasabira nyuma y'ibyo bamusabye bitubahirijwe? ese niba yarabibasabiye yarabasubije? aho ngaho umuntu yahibaza. Yego, nyuma y'ibyo yabasabiye batasubijwe cyangwa bitabonye igisubizo, akarengaho agasinya kubivuga ngo bareke kurwana batabimwemera, cyangwa se yarasabye uwasabye nawe aramwimye, nabyo birashoboka. anamwimye, ariko nanone ntiyagakwiye kwemeza ngo dusinye ko intambara ihagarara kandi urwana umwe mu barwana adahari. oya, ahubwo aramutse abimwimye, noneho kujya kubabwira bahagarika intambara bababwirira iki? cyangwa se babyimanye ni iki noneho babona gishobora kubuza uwarwanaga kurwana? kuko umuntu iyo arwana kuriya, kurwana bihagarikwa n'uko icya mbere wenda ahawe icyizere ko ibyo arwanira agiye kubihabwa. Yego, kandi hakagaragara n'ubushake. icya kabiri ni uko ya mpamvu yarwaniraga ivaho. Yego, kandi impamvu yo kurwana ntabwo yigeze ivaho. noneho nta n'icyizere yahawe cy'uko ibyo arwanira bigiye gukorwa, bigiye kuba agiye kubihabwa. ibi byose ntabihari, nta mpamvu rero yamubuza. noneho rero aho noneho mu gifaransa baravuga ngo reba ki blesse, ba ni bya bindi bimeze nk'amasogisi bambara ariko bigera hejuru. aho bibabariza ni aha ngaha, ni uko wa wundi wakaguhaye ibyo umusaba, niyo utuje ukicara hariya aragutera. Yego, aragutera, yagutera agakubitwa, yarangiza akarira, ugasanga kibaye ikibazo. ni ukuvuga rero rero ngira ngo bwana Mushakamba, ni mu mboni zanjye nuko mbibona. yego, Kongo yateranyije amahanga. Kongo yateranyije amahanga nayo ntiyashishoza. Kongo yateranyije imiryango itandukanye, nayo imiryango nayo ntiyashishoza. buriya gihe nshima ibihugu biri muri SADC byanze kuzana ingabo zabyo hariya. Yego rwose. Kongera nkagaruka ndashima igihugu nka Kenya. ariko no kugaya sinabura kugaya. Kongera nkagaya igihugu nk'u Burundi. Yego, Burundi bwabaye indya byose bwana Mushakamba. Tambagari.
Uburundi buraryisambaza, Uburundi bukarya inkwavu, Uburundi bukarya isenene n'ibindi n'ingurube byose. Uburundi rero bwaratandaje nicyo mbugayira. Yego. Ariko ndashima ibihugu rwose byo muri wigaye Uburundi ngo usige Tanzania. Wigaye Uburundi ngo usige Tanzania. Ariko Tanzania ni nshakura kuko nayo iri hose muri EAC no muri nose irahari hose, ariko ni nshakura muri EAC yanze kuza. Iza muri SADC irifata iza muri SADC. Uriya naba nayo ntabwo imeze nk'Uburundi bwaje muri EAC bwarangiza bukaza bajya bavuga ngo ni mu bunyegero bukinyegeza. Yego. Bukaza bwinyegeje bukaza bwihishe. Niyo mpamvu mbugaye. Ariko Tanzania yo ngira ngo babaye inshakura, babaye abanyabwenge, baza uruhande rumwe urundi banga kuza. Hari aho wenda bifite uruhengekero. Ariko nk'Uburundi oya. Uburundi bwaje kurasa bitemewe, kurasa byemewe, nanone buhagararaho kurasa cyane, none bwiba n'inka z'abaturage hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko bwana se namara ibintu mbona nk'umuti. Yego. Cyangwa se byakuraho runo rujijo. Yego. Nuko mu biganiro bya Rwanda u Rwanda rushobora kwemera ruti cyangwa kuvuga ko bitewe nuko agahenge babumvikanye na Kongo birangira Kongo ariyo ikishe, ushobora kwemera ko utazongera kuba, cyangwa se na Rwanda ubwayo ikemeza yuko itazongera gufata imyanzuro cyangwa gusinya ku myanzuro ifatira ireba M23 Kongo itemeye ko M23 ihagararirwa. Ko n'ubundi yana mushakamba. Yego. Uwo nubwo waba ari umuti ku Rwanda rwonyine, ariko ntabwo waba umuti ku bafite ikibazo bose. Ariko no kuri Kongo impamvu mbi nako kuri no kuri Kongo, umuti wa Kongo nta handi uzaturuka muri Kongo. Nyine nibyo ndi kuvuga. Yego. Umunsi M23 yabaye muri biriya biganiro bya Rwanda, yego, yahagarariwemo, bizaba bisobanuye ko M23 none iri kuganira na Kongo, kandi umwanzuro uzafatwa uzaba wasinweho n'impande zombi. Noneho nibavuga ngo bano bishe agahenge, tuzareba ya sinyatire igaragaza ko bishe agahenge, niba sinyatire yabigaragara. Ariko ubu uyu munsi Amerika na Angola baritwaza ko u Rwanda rwabemereye ko rushobora kubabwirira M23 igahagarika kurwana, cyangwa se bakitwaza ko Angola yahamagaye Bertrand Bisimwa cyangwa se muri M23 bakavuga bati ntituzarwana nk'uko M23 yavuze iti twababwiye ko nibatatu natwe tutazabarasa, bizaguma gutyo. Rero byakuraho urujijo kuko hari muri myanzuro hari zimwe mu ngingo zakongerwamo. Ingingo yakongerwamo nuko M23 yavuga ngo kugira ngo duhagarike imirwano nuko ibi nibi Kongo no yemera ko bizubahirizwa. Ibyo uvuga nibyo, cyane ko burya iyo abantu bagiye mu biganiro cyangwa mu mishyikirano, buri umwe afite ibyo azana n'undi akagira ibyo azana n'undi akagira ibyo azana. Yego. Icyo ni kimwe. Ariko noneho kugira ngo bagere ku bwumvikane, buri umwe agomba kugira ibyo yigomwa n'undi akagira ibyo yigomwa n'undi akagira ibyo yigomwa. Yego. Iyo habayeho kwigomwa ntacyo bimaze kwicara ku meza, kuko ntacyo bageraho. Yego. Kongo niba ivuga iti agahenge, igasaba agahenge, yarangiza ikazana abacanshuro, yarangiza ikazana abarundi, yarangiza ikazana SADC, yego, yarangiza ikazana nande ni benshi, ntabwo ibyakorwa n'abandi benshi. Noneho ikajya gutera yiyise izina rya Wazalendo, kandi nyamara Wazalendo babashyize mu gisirikare. Yani itegeko barishyizeho rimwe. Ahubwo nge sinumva ukuntu M23 irwana na Wazalendo bakavuga ngo agahenge kishwe. Gute agahenge kicwa M23 itarwanya na FARDC? Ikindi bwana
bwaramushakamba ni ukuvuga barabeshye bibagirwa akantu kamwe. Kongo yarabeshye yibagirwa akantu kamwe. Kongo yabeshye ko harwana wazarendo, ngira ngo urabyibuka yigeze no kubeshya igihe kimwe ngo wazarendo ngo bibye Sukhoi. Yego, Muzarendo yiba Sukhoi ati ngo bibye Sukhoi, baratangaza ngo Sukhoi yabuze ngo Muzarendo yayiba. Yabeshye ko harwana wazarendo, yego, kandi ari FARDC. Izi ngo irimo iranga kwigaragaza mu mirwano, hagaragare M23 n'abo wazarendo. Ngira ngo no mu mvugo Kongo ntabwo ishaka ko imirwano ihagarara. Yego, ndaguha gihamya. Uribuka guverineri Constant Ndima, Lieutenant General. Yego, bigeze bamubwira ngo wazarendo bateye, aravuga ati nimubareke batere, nta wababuza kurwana, bari ku butaka bwabo. Yumvira ijambo rya generali. Ikindi bwana Sentama wenda generali niba avuga atyo biragenda bite? Ibyo ni bya generali wabaye nk'ucyurira igiheho gatoya. Ariko hari ikindi tugomba kuzirikana. Iyi imyanzuro yaturutse i Rwanda, mu gusobanura iriya myanzuro bisobanurwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ariko ku rundi ruhande Minisitiri w'Ingabo avuga ko bagiye kwisubiza ibice. Ukibaza ukuntu bazisubiza ibice bari mu gahenge. Yego, bakizisubiza ibice hatabayeho intambara, kandi baranze no kuganira na M23. Ukabona ko nyine undi akabivuguruza. Indege z'intambara zirirwa zigwa. U Rwanda Sentama, bwana Sentama. Yego, ndibaza ni u Rwanda rukora iki kugira ngo rukurwe muri confusion yo kumva ko ibyo u Rwanda rwasinyeho binareba M23? Ariko nta naho bireba, kuko muri iriya myanzuro y'u Rwanda nta na hamwe yanditse. Ariko u Rwanda rwasinye agahenge, Kongo yasinye agahenge n'u Rwanda. Ako gahenge kanze M23 irwanye batagahenge kishwe. Nanone agahenge k'ikiburiya. Nicyo ndi kubaza k'imirwano, bemeza ko ari agahenge k'imirwano. Hagati y'andi nande siko ntabyo Amerika ivuga ko yaganiriye na Kigali, ikaganira na Kinshasa, bakemeranya agahenge. Bisobanuye ko mu buryo bugaragara u Rwanda ruremera ko hari aho ruba rusa n'uruhagarariye M23, niba hatabaho kubeshyera abandi ibyo baganiriye, niba hatabaho kubeshyera u Rwanda. Simbibona, nta hantu mbibona ibyo ngibyo. Nta hantu mbibona, cyane ko ikiriho ni uko hari abarwana, kandi abarwana ni umukongomani ku mukongomani. Yego, none se u Rwanda rwajya gusinyira umukongomani agahenge? None se ko Amerika ivuga ngo nishingiye umukongomani ngiye kumusinyira ajye mu gahenge? Amerika ko ivuga ko yaganiriye n'u Rwanda bakemeranya agahenge k'imirwano, iyo mirwano kandi bakemeza ko iyo mirwano ari iya M23 na FARDC. Yego, byagera ni Rwanda bikaba gutyo, ndetse M23 yakubita umwanzi wayo bagasakuza bavuga ngo M23 yisha agahenge, ariko ntibavuge ngo agahenge kemerejwe ka M23 na FARDC cyangwa Kongo, ahubwo bakavuga agahenge kemejwe n'u Rwanda na Kongo. Kubera iki babazwa no kuba M23 batumvikanye muri ako gahenge iyongera kurwana bakababara? Kuki batavuga bati u Rwanda rwisha agahenge, bakavuga ko ari M23 yisha agahenge, kandi itari no muri ya masezerano, itarigeze ivugana nabo, itarigeze isinyana nabo? Bwana Mushakamba, yego, harimo politike nyinshi, harimo byinshi rwose byihishemo. Reka tuyitege amaso, dukomeze tubicukumbure, tuzajya tubigeza ku bakunzi bacu. Ariko muri uyu mwanya simbona, nk'uko Bertrand Bisimwa bivuga, ntabwo mbona
amasezerano runaka ahatira AFC M23 kujya mu gahenge. ngira ngo nayo yajya mu gahenge bishaka nka kwa kundi igashyiraho ikakita unilateral nta ku ruhande rumwe biyemeje igiti cyarwo cyayo cyangwa se hakomeza imirwano byaterwa nayo, ariko nta hantu namwe hagaragara amasezerano runaka yaba yaragiyemo AFC M23 ayihatira kujya mu gahenge cyangwa se guhagarika imirwano. njye numva kugeza ubu yakora ibyo ishaka kurikije uko mbibona n'ukuntu ibintu bimeze, kuko amasezerano y'undi muntu n'undi aba areba abo ngabo gusa, ntabwo aba kureba wowe. ikindi mbona bwana Sentama uko mbibona, ubundi tuzakomeza tubicukumbure tubikurikirane turebe tunarebe na ya nama y'inyabutatu y'ubutaha icyo ishobora kuzavuga, kandi numvise Minisitiri Nduhungire yavuga ko izaba vuba. yego ikindi ngiye mbona M23 yabateze umutego muri kwa kuba izi byirimo n'ubwitonzi bwayo no kudasahinda. yabateze umutego bw'uko Kongo yanga ibiganiro nabo, ariko ikanga ikajya mu biganiro yitwaza ko bireba M23 kandi M23 itahagarariwemo, ikabareka batangira gusakuza, bayendereza yabakubita, cyangwa yabona ari ngombwa gutabara abaturage ikabakubita, igakubita umwanzi uhari, batangira gusakuza nayo ikabakubita ingingo, ibabwira iti ubundi y'abantu baganira bari bwemeza ingingo ireba undi muntu udahari, baramutumira bakumva ibitekerezo bye, baramutumira. yego ngira ngo yashatse kubabwira ngo ibyo muvuga byose mwirengagije iyi ngingo mwebwe ireba ibyo biganiro byanyu, mwirengagije kubahiriza. ni nko kubabwira ati mutuze rero. ko ni ukuri ikigaragara Kongo icyo yakoze, yabonye intwari ikura mu Bushinwa n'ahandi idahagije, iravuga iti reka njye gucurisha intwaro i Rwanda, intwaro yitwa gahenge. yego none nayo rero ntikora, reka tubitege amaso tuzabigarukeho ubutaha. basanze iyi ntwaro cyangwa se uyu muti waratekewe ku mashyiga abiri, haburamo ishyiga rya gatatu. riburamo ntarihari. twigira ku yindi ngingo turebe uburyo ki batangiye gusakuza ngo M23 iri kongera imbaraga mu kigo cya Rumangabo. nibyo Kongo cyangwa sosiyete sivile hari Goma batangiye gutabaza ngo M23 irimo kongera ingabo mu kigo cyayo cya Rumangabo, ariko biriya nta kindi kibibatera, ni ubwoba. nibyo niko ejo bundi aho bageragereje kurasa mu kibaya bagakubitwa. yego ubugoma hari ubwoba burenze bwana Mushakamba. n'inyoni igurutse barikanga. kumva rero ngo mu kigo cya Rumangabo harimo ingabo, hashobora kuba harimo n'abamaze iminsi ku rugamba baje kuruhuka. yego tuba bataba abantu bamaze iminsi ku murongo w'urugamba, reka baze baruhuke, tubashakire abasimbura baruhuke, bamare nk'iminsi ingahe basubireyo. ibyo nabyo bijya bikorwa. yego bababona batyo rero bati yongereye ingabo mu kigo cya Rumangabo. ikindi bwana Sentama, yego M23 ni igisirikare gifite etat majoro igena imikorere y'ingabo, ku buryo imikorere y'ingabo za M23 nta hantu irebaho sosiyete sivile, nta hantu irebaho urwego runaka usibye etat majoro ya M23 yonyine ya ARC. ikindi iyi sosiyete sivile bivuga, yego ngira ngo yabaye expired cyangwa se yari yatakaje igihe nta nubwo ikwiye kuba ikiri mu nshingano, kuko ni sosiyete sivile ya Rucuru ariko ikorera Igoma, imaze imyaka 2 igiye kuba 3 itakandagira muri Rucuru,
imeze nka ya leta ya wa mupadiri. imeze nka leta ya wa mupadiri yo mu buhungiro. ubwo rero ntabwo ikiri sosiyete sivile ya Rucuru, kuko ntiba Rucuru, nta n'ubwiza uburyo haramutse, ntizi uko hiriwe, ntizi uko abaturage baho bameze. yagakwiye kuvuga ko ari sosiyete sivile yacyuye igihe, ni amakuru yahawe ariko ntihari ngo ivuge ngo yabibonye. kandi abari hariya bo bashima ibyo AFC M23 bakorera, ahubwo bakanashima no kuba ingabo zirikomeza kwiyongera cyangwa se zikomeje kubaba hafi za M23. rero ukabona ko barabona cyangwa se reka tubihuze, igoma bongereye abasirikare, haje abasirikare bashyaya, abasadeke n'abandi n'abarundi n'abandi n'abaFARDC, ntabwo M23 isakuza ngo hari abasirikare biyongereye, ndetse n'ibitangazamakuru bikorera muri Bunagana na Rucuru na Masisi ntabwo bivuga ngo FARDC yongereye abasirikare, ahubwo bo bigumanira ayo makuru, bakongera ubwirinzi bwabo kugira ngo atazagira ubaca muri humye. ariko abangaba M23 ngo abasirikare, amakamyo y'abasirikare ba M23 arinjira muri Rumangabo, ayo makuru bayamenya bagasakuza, bakajya mu bitangazamakuru bagasakuza, bagasohora amatracte. Wenda no kugira ngo abantu bumve ko abantu bakiriho bahoze bakora inshingano, cyangwa se Kinshasa ni nko kwishyuza Kinshasa ngo ibahembe. ariko ubundi bwana Sentama icyo mbibona cyangwa icyo mbibonamo, ubundi sosiyete sivile yagahembwe n'abaturage, abaturage ba Rucuru ntibakayihemba kuko ntibana nayo, irashaka guhembwa na Kinshasa. icyo mbibonamo nk'uko warutangiye bivuga ni ubwoba. ikindi ni ukugaragaza ko hari ahantu, ni ugushaka kugaragaza ko biriya bice bikiri ibyabo kandi barabyambuwe kare, ndetse baranze no kwiyunga n'ababibambuye cyangwa babibohoye, bene wabo babibohoye bari barabujije uburenganzira muri ako gace. Bwana Mushakamba, hariya harimo ibintu bibiri. icyambere kirimo harimo gukunda indonke. yego, kugira ngo igihe imyigaragambyo yari ikaze, twigeze kubona abayoboke ba biriya sosiyete sivile yitwa Ruca. ni ifoto nahawe n'umuntu umpa amakuru uba hari Igoma, na video warayinyeretse. tubabona bagiye ahantu barimo bagabana amafaranga guverineri abahaye kugira ngo bareke kwigaragambya. yego, bariya nabo rero bavuga biriya, ubuyobozi bwariya burabahemba ko buba bwabonye abafatanyabikorwa babafasha kurwanya uruhande rwa AFCM 23. icyo ni kimwe mbonamo. kuvuga ni bya bindi umuntu yishakira amaramuko agasakuza, ariko hari uri bubimuhembere, hari uri bumuhembere rwa rusaku. icya kabiri mbonamo hari ikintu umufaransa yita ngo l'image de l'autre qui me fait peur. ukuvuga ni ishusho ya mugenzi wawe, aho umureba wamureba ukavuga uti uyu muntu arimo arategura kungirira nabi. yenda ukaba wanamutanga ukavuga uti reka mutange yenda mwice cyangwa ngire ndi. kandi nyamara ugiye mu mutima w'imbere ugasanga nta n'inabi yari irimo. bariya nabo rero barareba ARCM 23 yashyize ingabo zayo Rumangabo, bakavuga bati noneho baraje naho Igoma bahadukura. nibahadukura turajya he? bagahitamo gusakuza. yego, ni ibyo bintu bibiri mbonamo, ni kimwe muri ibyo ngibyo. urakoze cyane bwana Sentama, ngira ngo twanagana ku musozo. yego nibyo, reka tugane ku musozo. bwana Mushakamba, twaganiraga ku ngingo ebyiri. M23 yakebuye ibiganiro bya Rwanda biyisaba kubahiriza agahenge itahagarariwemo. ikindi twarebaga uko M23 irimo ngo yaba yongereye ingabo Irumangabo mu kigo, noneho sosiyete sivile ya Rucuru ariko ikorera mu buhungiro Igoma ikaba irimo isakuza. izo ngingo tuganiriyeho, izo ngize ebyiri. barakoze abadukurikiye,
tubasabe abakiri bashya batarakanda subscribe bakande subscribe, ikandwa rimwe gusa, kandi banatwandikire, si bo bonyine, ni abakunzi bacu bose batwandikira mu ahanditse comments, badusangiza ibitekerezo byabo kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora. Umunsi mwiza rero, yari Sentama Mushakamba, nguhaye mikoro. urakoze cyane Sentama, nshimiye abadukurikiye bose. Yari amakuru yacu yo mu Kinyarwanda ku itariki ya 13 z'ukwa 11 2024. Imana ibahe umugisha.